nongeye kugusuhuza nanaguha ikaze we mukunzi wa OG TV show aho uri hose. Amahoro y'Imana abane nawe, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Ikiganiro ni cya kindi ni Star Voice, aho tubategurira amakuru agiye atandukanye y'abasitari bagiye batandukanye, tukabagezaho mu kiganiro cyacu cya Star Voice kugira ngo nawe mukomeze mumenye byinshi. Ndagushishikariza aho turakora subscribe, gusura channel yacu gukora subscribe, ndetse wakunda ibyo dukora cyangwa se ibikorwa byacu ukabakora share bikagera kuko ni byiza kandi babifitiye benshi akamaro, ari n'amakuru menshi abenshi baba bifuza kuba bamenya. Uyu munsi rero tubafitiye iki muri Star Voice yacu? Tubafitiye ibiganiro bigiye bitandukanye cyangwa se inkuru zigiye zitandukanye ziri gucicibikana hirya no hino cyane, zatunguye n'abantu batari bakeya. Inkuru ya mbere rero dufite tayari rero turababwira ko umukobwa bita Yudita washinje Safi. Murabizi ko uyu mukobwa yigeze kuvuga ngo Safi ngo nago nyine ngo amuryohereza cyangwa se ngo Safi nago amuhaza mu buriri ngo yirobeye igifi kiryoshye. Umukobwa rero akaba ari kumwe n'ubungubu n'ikintu cy'igisore, akaba ari igisore rwose ubona bari kumwe no bameranye neza cy'ikizungu. Niba ari kugikura rwose ni ibintu utamenya, gusa ubu tuvugana bakaba bari kumwe. Uyu mukobwa rero akaba nawe aryoshye aho ari kumwe n'uyu mugabo. Urumva ko icyo wenda acaga Safi byari icyo ngicyo, ariko wenda ntiwamenya ngo uyu nguyu we byimeze bite. Turakomeza tugenda tubagererayo. Icyo nagusaba aka kanya we tugeze hano turakora subscribe, kuri channel yacu, kuri like, share, niba biri ngombwa kugira ngo dukomeze tubane 5/5. Dukomeza muri Star Voice yacu, tukaba tukibafitiye inkuru nyinshi cyane, cyangwa se inkuru ziri kugenda zitredinga ku mbuga nkoranyambaga, inkuru zakunzwe cyangwa se inkuru ku makuru agiye atandukanye tubategurira tukabagezaho impande n'impande. Uyu munsi rero inkuru yindi igiye gukurikira rero akaba ari inkuru y'umukobwa muramuzi cyane, yaririmbye indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, n'indirimbo ya Niza Gushuke ndetse n'izindi zose. Akaba ari umukobwa wacu rwose bita Clarisse Karasira. Clarisse Karasira rero ngubu tuvugana akaba atwite, akaba afite rwose inda nkuru. Benshi bari bazi ko Clarisse Karasira yabyaye, ariko Clarisse Karasira turabwira ko atarabyara. Tayari aho twibereye na Clarisse Karasira, ubu ngubu tuvugana Clarisse Karasira yibereye United States of America. Clarisse Karasira rero akaba yibereye muri Amerika, akaba ariho agiye kwitegurira kwibarukira umwana we. Ibi rero byakomeje gutungura abantu benshi cyane, kubona Clarisse Karasira rwose ari muri Amerika. Bamwe amagambo aba menshi cyane, gusa nta cyari guhindukaho kubera ko uyu muramuzi ko ari umuhanzi utangaje cyangwa se ukora udushya tugiye dutandukanye mu muco nyarwanda bitewe n'indirimbo akora. Turakomeza rero n'inkuru z'uyu munsi twabateguriye. Indi nkuru rero sasa, iyi nkuru rero akaba ari inkuru noneho yabaye igikurankota cyangwa se yatangaje abantu batari bake cyane. Iyi nkuru rero ni inkuru y'umunyamakuru cyangwa se uwo twari tumenyereye nk'umuntu ukora inkuru ziryoshye, inkuru zira update, umuntu ukora impande n'impande, ariko akavuga ngo reka mbazanire inkuru zimeze neza. Uyu nguyu rero akaba ari Irene Murindahabi. Irene rero ubu ngubu tuvugana, Irene arimo arashimira abantu bose rwose, kuko Irene ubu tuvugana yavuye kuri The Choice. Ni ibintu bitangaje cyane. Irene nyuma y'uko ava kuri The Choice, urumva Irene uko bimeze kose, Irene yarebye abona ntabwo arimo biravamo, abona agafaranga kari kuba gake cyane, baramuha udufaranga duke cyane, kandi we azi ko ibintu ari gukora ari ibintu biri big. Irene ahitamo kuba yakwivumbura, ararakara cyane, atangira kubakebera kuri The Choice, atangira kubabwira nabi, ababwira ko kugira ngo bajye bakomeza bamuhereza amafaranga makeya atagize icyo amufasha byaruta The Choice akayireka. Nuko rero Irene ahise areka The Choice, akaba ari gukorera kuri channel ye. Ubu ngubu tuvugana akomeje kwanikira Philipita kure cyane, kubera ko ubu Philipita ari hasi cyane, kuko ubu tuvugana Irene yamaze kuzuza subscribe 200,000 banyarwanda. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane mu minsi mike cyane, mu minsi mike itarengeje n'iminsi rwose ine. Irene akaba amaze kugira subscribe 200,000. Ni ibintu bitunguranye cyane cyangwa se ibintu bitangaje cyane, kuko ibi ni ibintu bitajya bipfa
guhira buri umwe cyangwa se ngo bigere kuri buri umwe. Hano muri entertainment murabizi cyane hari abantu benshi tuzi bakora ibintu bigiye bitandukanye by'ibiganiro banabimazemo igihe ariko batapfa kuba babona aba basubscribe mu gihe kingana gutya. Turakomeza rero tubabwira n'inkuru ziri kugenda zivugwa hirya no hino, twatugurutse ku nkuru. Iyi ni inkuru noneho yatangaje abatari bake cyane, tukaba tumaze imyaka 2 niko kuko abanyarwanda mwabonye ko kwihangana bitera kunesha. Kuba twamara imyaka 2 dutegereje iri jambo cyari igihe kinini cyane, twari dutegereje kuba twakumva iri jambo umukuru w'igihugu wacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame arivuga akarishyira hanze rigasohoka nk'itegeko, natwe tukarigenderaho. Agapfukamunwa rero ngubu kakaba kakuweho, kakaba kazaza kambarwa n'ugashaka kuko ubu ngubu ntago kakiri itegeko. Niyo nkuru rero nayo yashimishije abantu batari bake cyane, abantu bose uko bimeze kose mu mihanda ahantu hose rwose urabona ko abantu bose noneho bibohoye, abantu bishimye cyane kubera ko agapfukamunwa hari benshi bagakoreragamo ibitari byiza ari bagenda bakihishamo, ariko ubu ngubu tuvugana rwose akaba ari inkuru yashimishije abanyarwanda kuba agapfukamunwa kakuweho. Turakomeza rero n'amakuru yacu tugiye tubafite cyangwa se inkuru tugiye tubafite ziteza tweza abastari. Uyu ni umugabo rero cyangwa se ni umuraperi Craven Cordozar wamamaye rero nka Snoop Dogg muramuzi cyane rwose. Uyu nguyu akaba ari umustar rwose umuraperi urenze kwemera, akaba uyu munsi yatangaje ko ashaka kugura urubuga rwa Twitter nyuma yaho Elon Musk atangaje yabaye ahagaritse kurugura. Urumva no mukuru hagarika kuba yarugura. Uyu Snoop Dogg rwose nawe yarari kureba aho ngaho areje ari maso kugira ngo arebe yuko nawe urubuga yarugura. Muri Amerika umuraperi Snoop Dogg yatangaje ko ashaka kugura urubuga rwa Twitter nyuma yuko umuherwe Elon Musk abihagaritse. Undi musore nawe ati reka nze mukubite inshuro. Uwo ni Snoop Dogg turi kubabwira. Turakomeza rero n'umusore wacu, uyu nguyu akaba ari umusore kugenda udukorera umuziki uri kugenda ukundwa n'abari batari bake cyane, kubera ko abakobwa benshi n'abamaze gusara ndetse banamusarira bitewe n'uburyo abahereza show cyangwa se agakora indirimbo nziza bakazishimira. Uyu musore bamwita Konfi rero akaba ubu ngubu tuvugana Konfi akaba ari ufite indirimbo bita Confirm Soon Off Your Screen. Ni ukuvuga ngo uyu muhanzi ukunzwe n'urubyiruko, murabizi cyane ko urubyiruko 1/2 batukunze uyu muhanzi. Konfi abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yatangaje ko agiye gushyira hanze indirimbo nshya ye yise Confirm. Urumva ibi ni ibintu bitangaje cyane, abanza kugenda bafata indi ntera. Reka dutegereze iyi ndirimbo turebe ese iyi ndirimbo aduhishe cyangwa se atubikiye irimo message imeze ite. Dukomeze rero tugenda tubabwira amakuru tugiye tubafitiye aka kanya rero ndababwira ko inkuru zo twazibazaniye, niyo mpamvu Star Voice turi hano kugira ngo tujye tubahereza amakuru agiye atandukanye y'abastari bagiye batandukanye impande nima. Icyo ngusaba utakora subscribe kuri OGTV show, jyaho ukore subscribe, like kugira ngo dukomeze tubane neza 5/5. Ubu tukatuvugana ubu ngo hahiye, nongere nkubwire ngo hahiye. Trap King Bushari Bushito afatanije na Juno Kizigenza bashyize hanze indirimbo nziza yafatiwe amashusho muri Kampala. Iyi ndirimbo rero yabo bakaba bari bayise Kurura. Banyarwanda iri jambo tuzaba tubyumva, reka tujye tubyirengagije, ariko indirimbo yabo ubu ngubu indirimbo bagiye gukorera i Kampala bakaba bayita Kurura. Dukomeze rero tubabwira n'amakuru tugiye tubafitiye inkuru yindi tubafitiye hano, ndetse inkuru yatangaje abantu batari bake cyane, inkuru iri kugenda nayo icicikana hirya no hino. Umuyobozi rero w'ikigo gitwara ba mukerarugendo Ikaze Rwanda Travel Tour akaba rero uyu muyobozi akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa ufite imyaka 17. Mosheri, iki ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva ko irari rirenze ukwemera. Urabona ko aya makuru cyangwa se ibi bintu biri kugenda muri no minsi ari ibintu bitari guhesha rwose Imana agaciro, cyangwa se atari ibintu biri guhesha ishema abagabo. Urabona ko imyitwarire iri kugenda iba mibi cyane. Uyu mwana imyaka 17 y'amavuko yiga ku kigo cy'amashuri giherereye mu murenge wa Nyaruguru
mu karere ka Kicukiro. Uyu mukobwa rero akaba ari mu marira menshi cyane bitewe n'ukuntu uyu mugabo cyangwa se uyu muyobozi w'ikigo gitwara ba mukerarugendo yamufashe ku ngufu. Ukekwaho icyaha ngo yitwaje ubushuti afitanye na se w'umwana, yubaka icyizere mu mwana akajya amushukisha impano zitandukanye bigera naho amwiyumvamo, nyuma aza kumushuka ngo azajya kumusura muri weekend. Urumva rero ko gufata umwana w'imyaka 17 ukamubwira amagambo ari meza ukamwizeza ibitangaza biba byoroshye ko ushobora kwakegukana umutima, kuko umutima waworoshye. Nicyo beshe kugenda bitwaza bagana abana batoya bigasanga bakoze amarorerwa. Umwana yaje kujya kumusura aramusambanya, nuko byagenze. Ubu ngubu tukaba tubabwira yuko RIB ikomeje gukurikirana iki kirego ikareba ko uyu mugabo yashyikirizwa ubutabera agahabwa igihano kimukwiriye kugira ngo n'abandi bose babonereho. Nongera kukubwira rero, wowe utarakora subscribe kuri OG TV show, icyo nagusaba none hajya ukore subscribe, ukore like, share n'abandi ngo kugira ngo dukomeze tubane neza 5 kuri 5. Mwakoze kubana nanjye. Ciao ciao.